Yes, ngira ngo niba ukunda couple ya Cedric ndetse na Alisa, witegure kuba iyi couple ishobora kuba igiye kunyura mu bibazo bikomeye cyane, kuko uyu musore yamaze kubihiga avuga ko agiye gutuma babara ku buryo bazajya bicuza icyatumye bakundana. Arenza avuga ijambo rigira ati ngiye kukubabaza wowe Cedric ku buryo usifuza ko njye mbana nawe kandi uri agahungu sha nanjye ndi umuhungu. Ese ibi ngibi azabigeraho? Ibi bibazo tubona iyi couple igiye guhura nabyo muri iyi filime ko mbona birenze ukwemera, ubona ibi ngibi bizagenda gute? Reka twifuze ko wenda bitazaba birebire ngo bitubabaze cyane, by'umwihariko ko ku bantu bashyigikiye iyi couple, mwese ndabasabye ngo mukore like, comment ndetse na share. Ikindi kandi ukande na subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubiganiraho. Ni cya kiganiro cyitwa ngo tubiganireho. Ese uyu musore Shalom ibyo ashaka arabigeraho cyangwa nimwe byo kuvugavuga? Cyane ko none ikindi nakubwira, na Kami mushiki wa Cedric akaba manager wa company ya Cedric, nawe yamaze kumwerurira amubwira ko ibyo yamubwiye bitashoboka, ko nta kintu na kimwe ashobora kuba yamufasha kubera ko igihe babanye cyose ngo nta cyiza yamubonyemo. Yego kuko birashoboka, wenda hari twebwe twabonye muri filime kuri gusa bakundana bahita bashwana, tugira amahirwe Dani wacu bayiboneye couple. Gusa nkubwira ngo kimwe mu bintu mfitiye amatsiko kubona muri iyi filime ni ukubona umuntu witwa Gihozo afite kapo cyangwa se afite sheri. Ibi bintu bizanshimisha ku buryo buteye ubwoba. Gusa niba koko we ukunda uyu musore Shalom, nawe warwandikira muri comment ukabitubwira, kuko icyambere mbona ni umwe mu bantu baryoshye iyi filime, kuko atayirimo uguhangayika kutarimo nk'uku. Iyi filime ntacyo twaba turi kuyirebera rwose. Icyambere hano baba bagiye kwereka ngo imbaraga z'urukundo zimeze gute. Ese uba ugomba kubigenza gute mu gihe ufite umuntu ukunda kandi w'umukene? Ese wakemera ukamubura ugasanga uwo mukire? Ese wakemera ukamugumaho, ukemera mugacana mu matage yose ariko mukaba muri kumwe? Cyane ko ari narwo rugero Alice atanga muri iyi filime by'umwihariko. Cedric akaba yavuze ko icyo ushobora kuba utagura muri iyi si koko nk'uko yabonye ni urukundo, kuko uko byagenda kose ushobora kubana n'umuntu kubera ko yakurikiye amafaranga yawe, ariko byanze nyuma na nyuma aza gusanga nta byishimo birimo, kuko buriya kubana n'umuntu udakunda biragatsindwa. By'umwihariko Shalom ari kurwanira umukobwa azi neza ko atamukunda, atanamwitaye, adakeneye no kumubona, adakeneye no kumwumva, ariko ngo kuko ngo begeze kugirana amasezerano, imiryango bakagira ibyo baganiraho ngo bagomba gukundana. Ese ibi ngibi wowe wabishyigikira uramutse uri iyi couple, cyangwa se uramutse uri nka musaza wa Alice? Wakishimira ko mushiki wajya gukundana n'umuntu ngo nuko ngo baziranye n'umuryango kandi uzi neza ko mushiki we atamushaka? Ibi ngibi rero ngewe nk'uko uyu musore wacu yabikoze nanjye sinabishyigikira rwose, bwaba ari ububwa. By'umwihariko tunashimira Dani, dushimira Dani ugomeje gushyigikira mushiki we muri byose, ndetse anamuba hafi mu byo ari gukora ibyo ari byo byose. Gusa ngewe icyo nshyigikiye cya mbere ni urukundo rw'aba ngaba rukomeze rwogere rugere kure, bakundane, baduhereze ibirori. Gusa ngewe nshimira Alisa kuko ni umwagitirisi mwiza, ni umwagitirisi mwiza, ni umukobwa ukina nyine filime koko ukabona ko filime yayikinnye imuvuye ku mutima, atari ibintu byo gushakisha. Ni ibintu nyine akina ukabona ko koko ibyo ari gukora arabizi. Ni umukobwa ukina ibyiyumviro bye byose ukumva yabitwaye, ku buryo ijwi rye arivuga nyine ukumva harimo ikintu cy'ikiniga, ku buryo kureba filime yakinnyemo kugira ngo uyihaga aba ari ibintu bigoye cyane. By'umwihariko kimwe mu bintu bitangaje ni uko uyu Cedric uri gukina muri iyi filime ari umukire, ataranasanzwe anakina mu mafilime menshi, kuko filime za mbere yatangiye kumenyekanamo ni iriya filime bakinnye n'ubundi uyu mukobwa Alisa ariwe wakunze uyu musore Cedric. Iyi Cedric nyine yarakinnyeho ari umukozi wo mu rugo, aza kuzakundwa na nyirabuja kubera umugabo yari afite yajyaga amukubita ndetse akanamuhohotera, Cedric akamuba hafi. Ikindi kandi iyo filime yanagaragayemo Gihozo yayikinnyemo.
biza kuzatuma rero uyu musore ahita yamamara, abona ko afite impano yo gukina. Ikindi kandi era Press Vision films iri kunyura, iyi filime ni y'uyu musore n'uri kuyikina, niwe wayiyandikiye nta n'uri no kuyikinisha, kumva ko ari umusore umaze gufata urundi rwego rwose, ndetse na filime ari kuduhereza n'umuriro, filime nziza, filime ya kabiri iri kurebwa mu gihugu cy'u Rwanda, filime bari gushyiraho andi macana ashakisha mu views mu myaka n'imyaniko, ubu bakayabona mu mwanya muto. Niba ukunda iyi filime ukaba unashyigikiye Cedric, ndagusaba gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubona n'ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko bijyanye n'iyi filime. Utubwire uko byumva, uko bashyigikiye, ndetse n'uko nawe uri kubibona. Ngiye gusa nkubwira ngo filime ibyayo byagomeje kundenga, filime yagomeje kuba umuriro, filime yagomeje kuryoha birenze uko nabitekerezaga ntangira kuyireba. Reka ngushimire wowe mukunzi w'iyi filime, ndetse ngomeza no gushimira buri muntu wese akora subscribe kuri YouTube channel, ndetse ngomeza no gushimira n'abakomeje kuzikora, babwira ngo ciao ciao, mugire ibihe byiza, ndetse Imana ikomeze ibarinde.